meze neza cyane. Wari umeze ute se? Nkatwe twibera mu bihugu byo mu Burayi. Ubu usanga inganda zisakuza, imodoka ziva hirya no hino. Ubwo narabyumvishe n'ugeze i Kigali bayumvise ko ari i Kigali hari haraciriritse. Hari ariko haraciriritse cyane. Ubona ko ngiye aho ndahantu nabaga muri Washington. Nahantu haba hari inganda nyinshi, amamodoka ava hirya no hino, mbese urujya n'uruza. Birumvikana no muri filime tujye tubibona. Kabisa ariko nawe waje umeze nk'umuntu utagiye kuvura n'umusheri iki n'iki. Hari ibirenze inese imyenda nanjye icyo wari ukeneye cyane. Nari bari kundi na Yesu yaziye abakene wenda. Yesu! Ngo ndihanganye kugira nawe umukene nawe uvuga wenda n'umuntu nyine. Ubwo raje. Oya nta kibazo ariko ariko se nako nyine akantu nkako iyo kanyuze mu busanga. Nari bito. Oya nyine bigeretse koko kumva utakaza ko kugura imyenda. Hari bag nakuzaniye imyenda buzagenda bimugukwiye. Ubwo hari igihe hose ndasanga nk'ikirwe. So wa musaza we niba ufite ikote ryashwanyutse mu mugongo bagena mu mese. None ukangurura musaza. Unyibeshya kwibuka. Sinzi ibyo wamubwiye. Nta siba inzoga ariko inda zo bajya ni ikibo bamumenye bajya niyo bazi. What? Ni mugore yahita arihurisha nta bintu byinshi kugira ngo kuza abone. Rose hari mu kigogo mutuye muzahava. What? Sina ubuze urabisiko nta kazi mfite. Ubu sinatinyuka kumanuka nje kugusura. Inzu zanyu ni iki n'amahurunguru ni iki mirayi hejuru. Nese kiri kumva akazi mfite tumwana ubakane akandi. Ya nta kibazo ubwo ngubwo cyo kora buri yaso tuzavugana ture ku muhara abantu. Nari ubwo ngubwo nyine turategereje. Nani ko bimeze. Imana nkarwa bukungu. Wewe mukobwa yagiye heti. Ubu ngize umuntu musangana nawe ikote rinsazeho n'icyo kuza gitaye ijoro gusa nta n'ikintu kimariye n'umukobwa aganyihe kuko buretse nzajye kukireba kigiye hera cy'amafete cyanjye kigiye naho ngiye ibyo ndamubwiye sibyo hariya irakaritse mugomba kuyivamo mukazamuka basi wenda mukazamuka telefone wansezeranyije yiri telefone telefone nayo bajya ko telefone niko sha niko agikobwa bite muze komera cyane muze komera niko washana oya muze wigabanya amahane iri shyano riranyobeye murasiga mu rugo ndi umusaza ibigute n'insazo ntacyo kurya ukajya mu basore ukajya mu basore no kuvuga ngo ntabwo mwatumenye ntabwo nabamenye nyine murabaye mbese mu ntere nibwo ndi kuva mu Burayi kano kanya mu Buyari nibwo ndi kuva mu Burayi urumva ndabona ariko uracyari hasi mu iterambere ubu ugira telefone mobile zamanga muze bino cyo guturitsa muze nakasimba na bushishikari kandi umwana mobile ntayo Kuwe tutagira telefone. Wagikobwa cyo mu rugo ujye guteka. Tutagira telefone. Batware mobile nayitunze muri mirongo icyenda na kane. Reka ne kukugora hano mutuye ntabwo haboneka nta rezo zabo. Oya nta rezo zibayo hariya dutuye reka. Naho ngana n'umukobwa ambwira ko kugira ngo ambeje kote ryashwanyagutse ngo amazi yaraje ko mutuye hano mu manegeka kuri amazi araza kuraho. Nyina hariya ni mu gishanga. Ni ndutuye hariya mu kabande neza. Ka kigo. Yesu! Asa muze ntabwo bahora bashishikaza kujya gutura ku midugudu. Najya gutura asa mwana wanjye nagishijwe nande igikobwa kizangeza ku iterambere. Ya mu kigogo babonye niho hantu hambere heza haba. Hariya hasi ku gishanga njye niho muyajya kuserege nambuka gutya. Ya ndashaka kugira ngo rero ari amameneke kanya bakoremo umukobwa twaganiraga ariko mbere ibibazo mwagize ngo barafunzaga se byo navugaga. Igihe cyashina mwarafunzwe kubera ibibazo by'amadeni mwari yabikubwiye mbese yabikubwiye ugize ngo ugize ubutumwa ndashaka kugira biriya bintu ari amameneke kamuhavi muze mutura ahantu hasi niko Imana y'u Rwanda ushaka inzoga Imana y'u Rwanda umuyobozi uri mudugudu indu yobora muri iriya mudugudu n'indu hayobora niyo mpamvu badakira ugize ngo dukura mu manegeka uziko n'agakoni kuri mobile nta na kamwe kabaho k'amarezo yawe data we noneho ako se ubundi abantu yobora bubameze gute ko mwamuze rwose hayemite data we cyangwa uwo mu Bugande neza mu Bugande Hoya nduwino Rwanda noneho ndashaka kugira ngo noneho nibyo navugaga ari amanegeka ndashaka kuyabakuramo namwe muzamuke muve hari ahantu
rwose umukobwa wanyu mwabyaye umukobwa mwiza cyane maze kuraha mwana wanjye yego muze twabyaye umukobwa mwiza kizungera zigenda nuko cyari kuzamesha n'inka nuko kigira Yesu ushaka umujyana uti unjyane muri za Kigali none wicaye ukamubwira ijambo ryiza burya twatangaga natwe abageni na nyina urora waka gakoko ni mwiza kumurusha musaza wari wamwihambuye muze nawe uze kumutwara umujyane rwose n'ubundi ntacyo yari amariye neza mu zabukuru amujyane angeze iyo muzaburayi numva nawe umugore niwe